iyi ntambara mureba yabaye hariya cyangwa n'ubu ikiriho muri Kongo, murayizi mwese, murayumva, buri wese niyo yaba afite uko ayumva, kwe gutandukanye n'ukundi cyangwa n'ukwacu. Hari umwaka n'umwe wigeze ushira, umwaka wigeze ushira na rimwe tudasubiyemo ikibazo cy'interahamwe cya FDR ziri hakurya hariya. Nibyo duhimba se? Nibyo tubeshya se? Cya kabiri, hari na rimwe tutigeze tubwira abantu tunasubiramo ukuntu muri aka karere harimo ideology ijyanye na genocide, ijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda byo kwica abantu ukabicira icyo bari cyo. Hari ubwo tutabisobanuye, hari aho bitazwi ko byanditswe se, ko byanaganiriwe isi yose ikabiha n'umunsi ikabivuga, bigeraho bikarigita gusa bikazimira. Hari umunsi n'umwe tutigeze twamagana abayobozi muri aka karere bafata mikoro nk'iyi bakigisha abantu kwicana, kwicara abantu icyo ari cyo. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga Ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nka ba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda, ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye igihewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite?